Alo? Ako iyo mvuga ntabwo uri kubyumva cyangwa nta marozi ufite? Oya ntibishoboka ntabwo njya mbura amarezo. Ikibazo ni wowe. Mbwira niba udafite amarezo tugure amarezo cyangwa niba wayagurishije nabwo byo mbimenye. Cyangwa telefone yawe yarapfuye. Aya ntabwo ibyo bibaho. Cyangwa amarezo ndayafite dore iri no gukonoka isiyo ndimo ndabibona neza cyane. Mbwira ahubwo ikibazo ufite. Nta marezo ifite. Cyangwa mbwira ko niba telefone yawe itari kumurongora tubimenye nabyo. Ariko ntabwo bivuze kumurongora. Mvuze ntabwo iri kumurongo. Iyo rawe uri gushyiraho n'iyi. Njye nawe nitwe tugomba gufata umwanzuro tukamenya iki kibazo cy'iyo fone yawe. Naho yanjye ni nshya. Dore iyi fone nshya mutupi. Fone ni nshya. Ntawe se wambwira koko fone ni nshya. Ikibazo ni wowe. Ase maranyumvara. Aro. Hello? 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 Cyangwa uriya muterekinisiye niwe wanyukiye telefone. Fone ntabwo irakorwamo usibye maze kuyikoresha taburo yonyine amadushe. Usibye ko no kwinjiza ariko yinjiza gake gake ariko nishya. Zamuka! Ko nakubona? Zamuka nari. Bana suri magana haye ko cya kwagera mwa. Ndahantu ku ndabyo. Ku ndabyo? Nje nimba ari ibyo nje ndakwiyamye guhora ngo urabona ngo kingo telefone yawe ni ifite ikibazo. Gusura ahantu ku ndabyo kuri ya nzu yawe iriho indabyo se? Nta mugore turazana mwango. Ntabwo uri kumbona ku muhanda w'amagazi. Ese mwana nje imikizere nse ngo nizeye iki nje kurya nje kunywa niba unyizeze mati hari n'agashera. Umva rero nkubwire ikintu cya mbere. Ndakumva wowe wivuga ibiki. Niba uzi ko uturutse i Gatsibo uje uzanywe n'inda wisubirireyo pe. Icyo ni cyo cyizere uri kumva. Icyo ni cyo cyizere uri kumara wampaye icyizere kizima ukavuga ati iminywere yo hano amazi ntago yabuze pe. Iminywere amazi ntago yabuze. Nyumvira amazi yako ku muntu nkanjye ku muntu ubyibushye nkanjye reba iboko umuntu arenzaho amazi nkahita ashwanyuka ibisi wowe byakuzama umubiri ukabona gabanya umunwa zamuka cyangwa usubire i Gatsibo. So umunwa wanjye ni muremure cyangwa ni mugufi? Ese uje n'amaguru cyangwa wateze? Ubu nateze zikane ya zimwe zituruka i Dar es Salaam. Ubu niyo ndimo wowe ndaje usibye yuko nyine wowe ntago wayumva kubera ndimo imbere. Ntago wayumva pe. Wayiparamiye ariko. Oya nakuyiparamira nje nyine ndi muri kabina mwe imbere. Wowe ntago wabona amafaranga atega sikani. Wayiparamiye. Nyumvira ahubwo wowe nkubwira akantu keza cyane. Nyizeza ati ngo urajye utusahani tubiri tw'ibiryo nibura nze harimo akantu ko uri kwizera ati nta kibazo hano ruguru muri resitora niba ufite amafaranga ibiryo barabitanga. Amafaranga? Oya ni amabuye. Ubuse nanjye uranca amafaranga ra ubu nje nakisubirira inyuma kandi njyewe. Wowe komeza uzamuke nta kibazo urambona. Okay. Ubwo harimo akantu mwana reka nyizeza. Na sahani ni 5 hano ruguru kwa mama mucyo hano ruguru. 5 sha. Ara uriyishyurira ariko. Ko nagira aracyariho. Ngo ndakora iki? Uriyishyurira. Unyumvire ubice nicyo cyizere ubuma. Ngazamuka ndakubwira wa muti tuwukore ndakwishyurira. Ibi nabiri. Cyane. Ubusitari bwanjye. Ubu ni ubusitari bwanjye. Ubu ni ubusitari bw'icyaramvunye kugira ngo ubu busitari
kiriya kibiro ni cyiza rero kigasanga buno busitani ku rugo rwawe ati noneho muki ubwo n'umukobwa nasuhuza ntiyavuga ngiki dore cyane ubu busitani ariko hako se uriya mujama wageze kambe ndi mu busitani bwanjye ububura bwose ni ubusitani nahatariye n'ishashi ubu nshobora gukora ku cyombo ndamamagara umwana alo sheri ngwino usure se tube turi mu busitani bwawe ubusitani tebuka nari ibindi hano mu busitani ntego ariko se buriya wamuhamagara ubu singiye kuhagira ubuse yambwiye muri Nyagatsibo Rutsiro nubwo gusoma ibyapa nyiri kubyiga ariko buriya ndi hafi kubimenya buriya wageze muri nasari nk'aba yagize muri esi aba ari muri esi magata wageze muri nasari afite kujya mu gisirikare bakamwemera akazajya kurwana n'ibyihebe hariya muri leta zunze ubumwe z'ibyombo ariko kamuhamagarisha kugira ngo ubwo yavuze ku iposho ndamwemera kabisa nose uri hehe ngo nuko nizi icyongereza ngo buriya bavuze ngo ukira reka nongere icyongereza banyigishije ku ishuri ngo numvishemo umurongo muhamagaye ahubwo ibikurikiyeho nibyo kuba ubu wayihamagara ko nyihamagaye bakambwira ngo umurongo muhamagaye ngo uri kujya ariko se wakihuta niriwe muhamagara ubu kari kujya kariyo mpamvu bavuze ati umurongo muhamagaye uri kujya kanihuta reka nihute tubisagiye pe urahuze ngo bari kujya ari kuza yiruka namubwira ko ugiye kujya muri Canada kugira ngo icyana cyanjye tuze kubonana neza nibyo halo ubu tuvugana ndatsimbutse ngiye gufata Stella ngiye ahantu bita Canada ko numvise ucika intege ngaho ndebera ubu si ibyo ngibyo nibyo mumamagare nawe wica gahunda ngo muri Canada se Canada ubu batetse muri Canada rero nimba batetse reka nanjye nemere nshaka agatije tugende nimba hari ikiryo kigaragara ni umuryango w'iwanyu acyo reka mpe kuza mbe ndaho ngaho iwanyu uraza uhansanga isaha iyo ari yo yose uvira muri Canada yaba saa 2 z'ijoro cyangwa ndahari mba nkomeye iwanyu ndemera ndangishe nanga amafaranga agaragara oya niba ibyo wasiga ubisize ku gitebe hanze mfite kuza nkibwiriza ati ni njyewe wabisigiye nkaba njya nyine nkutegereje mu gihe unegereje yuko uza ukanyongera igihe uvuye muri Canada ngaho nyumvira ubuse nacyo njye ni iminota 2 yonyine ibiri ni myinshi umwe arakasha ubu nanjye ndi kwiruka ahubwo reka nzi umuntu ambeshye ngagiye muri Canada kandi dore narabyinira ku rukoma nimba yariye nimba ari uguhaga ntumbaze muri Canada se muri Canada urabona wowe hano ari muri Canada ubwo reka nceceka ahubwo ngiye kumubwira ati aho ni muho muri Canada wageze ariko reka njye kumureba reka bimeze bite komera kuri guceza se byagenze gutaha niho muri Canada wambwira ntihaba muri Canada se ntabwo uri kubona ubu ubusitani nako ubusitani buriya mu rugo bubayo ahubwo se mani ko mbona ka kamimuri warakabonye
nimuri maranye imyaka 10 niyo uri kudushaka kuvuga ngo narakavuga. ese mwana wanyohereje utwana udufoto turi guceka vya danje nkatwishyira kuri memori kadi yawe. Ya indi maranye imyaka 10 iri mu rugo ahubwo iyi ngiyi mvuye kuyigura ubu ngubu. uvuye kuyigura ubu ngubu? none se mwana wanyohereje udufoto nka tubi hafi mwana watuyiforomataho. je ntabwo nakuforomatira mimuri. ako se nshiga imwe kidakorana na nshiga ebyiri ubu turaritubwira ura ntabwo uzi no kohereza nicyo kibazo. nshiga ebyiri ntabwo ryohererezanya iyo ngiyo kubera ishaje yahita iyiginisha yahita iyigira. hari ukuntu iyo ngiyo wohereza umugese ukaza muri iyi ngiyi mbese urumva byakunze. nje rero telefone yanjye ntabwo yakohereza umugezi mbabarira noyoherereze nje telefone ntabwo yanjye iwe n'iki ni muri kadi nshya iba yigaragaza kandi iyo hajeho n'umugezi biragaragara kandi iyo ngiyo ifite kohereza. hari ukuntu yohereza indirimbo ku ruhande bikazanana n'umugezi ubwo se urumva. si icyo kintu njye ndi kukwisaba wamfashije ukandebera cya gipura cy'ibiryo nje nkaba nirira urabona nurutse mu gihugu cya kure inzara iriyo ntabwo uyizi uri ahubwo twicaye tuganire ku cyaduteza. ubu busitani nta kibazo ikaze iwacu wicara mu busitani nta kibazo. nta kibazo mwa nje mbabarira nijahira ako se wajugenzwa na kamwe iyo nda yawe wasayishyizeho umugozi kwinzi sonza nabi iyo nda yawe bite byawe. nje urambwiye ngo ngeze muri Rutsiro ngiye kukuja ngeze muri Canada ngibiryo byahiye ngudupura tw'icyata nganyihera agapura kamwe k'icyabiri nje nirwaneho nk'umuntu w'umugabo. ikibazo ni uko murya siko mukora. abantu nkamwe b'ibinebwe murya nk'ibifari. basi washatse agasambu ngakarimagura aka gasahani k'ibijumba nka 3 nkahita nkaba oya nako igisahani cy'umuceri wabirangije noneho ni ibijumba. nese mwana umuwone nje rero hari n'icyana nifite mwana. ase iyo nda yawe irashonjera idasonze nk'uko nguko wasamye uko haguyemo agakoko wabigenza. ahubwo inzara ntiyagije gira kubigenza igisubizo cyawe rero wereka nkubwire hari icyana kigiye kuza ku nzu uraba wicaye hanze hari igihe uri kugutekera utunyama inyama ari igihe ugucomera kidashyiramo komedi. hari komedi ziri kwaduka ku gicuti vita ndazishyiramo ubu uzireba ariko udaseka cyane kugira uwo mwana atagira ngo ni umuntu uje gusuhuza agahita nyine. hari igihe muba mugezeho biryoshye uri kukiyanga nyine uri gucera iyaringa umva ukuntu ikintu bivuze ni ukuguha fone ukaba uri hanze nkagusukira hariya mu nzu unsukira amata litiro y'amazi amazi ukaba uyireberaho filime nkaba naza n'amasahani nyine iyo litiro y'amazi. amasahani arogeje asa nk'ikintu inda yawe ayo mazi ntigiye kukunanira. ayo mazi yanyuma ayo mazi ukaya amazi y'ino hararyoha nayo wowe waba urihe njye ntabwo ndi mu nzu. hari ukuntu mba ndi gushaka kwegera nyine n'umukunzi wanjye twicaye nkamufata nkasa n'umufata nanjye ngufata ugahita umira isahani y'ibiryo. oya wowe waba uri hanze reka rero ubwo wowe ndagukuramo kubuto ndi gukaranga inyama nyine ushyiramo ikirungo kugira biryohe nje nkaza kubakira wowe n'umukunzi wawe mwicaye mu nzu kuri ya ntebe yawe ya karambarazi. ibiryo biba biteguye ku meza wowe nta n'ahantu uri buhurire n'ibiryo nta kibazo. buriya rero buriya agiye kubizana buriya ntabwo ari burenze nk'udusahani 2 agiye kuzanira. wagira utebuke ntari wowe ukiyarika na cya gikobwa cyawe. ntureba se ubundi umusore nkanjye ndi wo kurya ibindi bajye babyihorera.